muraho neza. Iyi ni ultrasonic sensor. Iyi ni sensor yifashishwa mu kumva cyangwa se mu kumenya ikintu cyaba cyegereye hafi yaho iherereye, yaho yashyizwe. Iyi ngiyi ikoreshwa kandi mu bintu bitandukanye cyane, mu gukora ibintu bya automatique, mu gufungura inzugi mu buryo buri automatique, ku buryo nyine yumva ikamenya ko umuntu ari imbere yayo, imbere y'urugi, igahita ifungura urugi umuntu akinjira. Binakoreshwa no muri parking, ahantu baparika amamodoka, ku buryo yumva ko hari imodoka ije guparika ikaba yakwizamura. No ku mahoteli cyane ibyo bikoresho birahaba. Ariko nanone si ibyo gusa, kuko iyi ultrasonic ikoreshwa no mu nkoni z'abafite ubumuga bwo kutabona, niyo yumva obstacle. Iyi ngiyi ikurura obstacle muri metero zigera muri enye. Hanyuma ariko ikora mu buryo bwa embedded system. Embedded system ni uburyo system ihuzwa na program ni code dushyiramo kugira ngo izi system zibashe kuba zakora zigakorana. Hanyuma ariko tukongeramo na IoT yo kugira ngo iyo system wakoze ibashe kuba yakwiconnectinga kuri internet neza cyane. Hanyuma rero abantu mwamuri interested muri ibi bintu, kanda follow, kanda subscribe ndetse na like. Nibyaba byiza ukande na share ku bantu muziranye biga ibintu, kuko iyi channel igiye kugira nyuraho ibintu by'ingenzi gusa. Sawa, mukomeze mugira ibihe byiza. Niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi wabaza, nta kibazo, biremewe.